Ndabashuje abakunzi ba Genius TV Nyayo, mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Genius TV Nyayo ibategurira umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkomoko y'imvugo kugenda nka nyomberi. Uyu mugani Abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu cyangwa se ibintu by'interagahinda bizimiranye mu buryo bw'uruhenu, nibwo bavuga ngo yagiye nka nyomberi cyangwa byagiye nka nyomberi. Wakomotse ku muhigi w'umukogoto witwaga Nyomberi. Yari umugaragu wa Mazimpaka ku ijuru rya Kamonyi ahayinga umwaka w'1700. Hambere ku ngoma ya Mazimpaka, Nsoro umwami w'Ubugesera utaraba bw'u Rwanda yatumye kuri Mazimpaka amagambo y'imihigo. Ataho wari uzi ko Abanyabugesera barusha Abanyarwanda kurasa mu nzira zose, kumasha, gutera imyambi, guhiga, mbese ibyo kurasa byose turabibarusha. Intumwa za Nsoro ziraza zisohoreza Mazimpaka ubutumwa. Abyumvise biramubabaza, akoranya abatware be abatekerereza iyo mihigo y'uko Abanyabugesera barusha Abanyarwanda kurasa ku buryo bwose. Abatware bagwa mu kantu batangira guhwihwisa babazanya uko byagenda. Bamwe bati watuma kuri Nsoro akohereza abahanga be mu muheto bakabateranya n'abacu, bagatera imyambi bakamasha, ndetse byarimba bakajya no mu muhigo rugakemuka. Abandi bati ahubwo ni mu mutume habe ari we tuzohereza abacu barushanirizweyo, kuko bo habarushirije aribwo byabakoze isoni z'uko batsindiwe iwabo. Nuko Mazimpaka ashima iyo nama ya nyuma, ahamagaza intumwa za Nsoro ati simbatuma byinshi, mugende mubwire Nsoro muti uzamutumeho igihe azakoherereze abantu bo kurushanwa n'abawe iyo mihigo iveho. Intumwa ziragenda zisohoza ubutumwa. Nsoro nawe ahamagaza abatware be arabibatekerereza. Baramusubiza bati nta kindi, tuma kuri Mazimpaka umubwira azohereza abantu be mu kwezi gutaha turushana. Nsoro arabyemera, atuma kuri Mazimpaka ati nta yindi ntumwa, umunsi wa nta gisibya ni ukwezi gutaha. Mazimpaka yongera guteranya abatware be bajya inama y'uko bazabigenza. Bamwe bati nimutoranye abazarushanwa mu bakogoto b'imitwe yose y'ingabo dufite. Abandi bati gutoranya mu mitwe byaba ari ubuswa, ahubwo nimushaka umuntu w'umuhanga azaba ari we urushanwa n'Abanyabugesera. Bemeza iryo, bahuriza kuri Nyomberi. Bidatinze ukwezi kurita manzura, Mazimpaka aboneza abantu bazaherekeza Nyomberi bakanamwogeza. Igihe kigeze, Nyomberi n'imperekeza ze bashyira nzira bageze i Bugesera, bavunyisha kwa Nsoro. Arabahamagaza, bararamukanya, bamubwira ko Mazimpaka abohereje kurushanwa mu muheto, ati ngaho nimujye ku icumbi. Baragenda baryama bataryamye, bugiseruka ni ukuvuga bugike. Nsoro arabatumiza, ababaza icyo bakwiye kubanzirizaho. Abanyarwanda bati icyo ushaka tuba ari cyo tubanzirizaho, ntacyo bitwaye. Imitwe yombi ikoranira ku karubanda, ingeri zisubirwamo, babimburira ku myambi. Abanyabugesera babiri baterayo barahusha. Nyomberi akurikiraho aratebya, mbese arabatsinda. Inkwekwe Abanyarwanda bayivaho biyamira. Nsoro ati ayo ni amahirwe, nibongere. Abanyarwanda bati ngaho. Abanyabugesera noneho baterayo ari bane, nanone Nyomberi arabanikira. Abanyarwanda bati icyo kiraguye, nimushyireho ikindi. Bashinga uruti, Abanyabugesera baravuga. Nyomberi awugemyeyo ararurasa. Nsoro n'abe barumirwa, bashinga isimbi mu ngororero. Nabwo Nyomberi arabarusha, Abanyabugesera baramikwa. Abanyarwanda besa ibisate imbere ya Nsoro biyamira. Noneho bashyiraho agatasu. Nanone Nyomberi aba ari we ukamasha wenyine. Nsoro abonye ko Nyomberi abaye akayobera, arikubura ajya mu rugo, atumiza imitwe yombi, batereka amayoga, barara inkera, basubira mu mihigo, bemeza ko Abanyarwanda barushije Abanyabugesera. Hagati aho mu mihigo, Nsoro arasohoka arembuza Nyomberi amujyana ukwe, amubaza umutungo afite mu Rwanda. Undi amubwira ko ari umugaragu wa Mazimpaka utunze inka z'ibiti gusa. Nsoro abyumvise yoshya Nyomberi kwigumira i Bugesera ngo azamukize, ndetse amugire umutware we ukomeye. Nyomberi areburwa n'ayo moshya, aramwemerera, atangira gucura inama y'uko azizimiza. Bukeye Abanyarwanda barasezera ngo batahe, ariko mbere yo guhaguruka Nsoro yari yongeye kwihererana Nyomberi, amubaza ko ari bubigenze. Undi ati nitugera mu nzira ndacuwa nkebya nigarukire. Nsoro azimanira Abanyarwanda inka 10. Ubwo Nyomberi n'imperekeza ze bashyira nzira, bamaze kurenga umutaru arabibeta, arakimirana yisubirira kwa Nsoro.
Amukubise amaso arishima cyane, aherako amuha amashyo 5 y'inka z'umureburo, inka zo kumuhoza ngo yibagirwe iby'iwabo. Nuko Nyomberi ahera ubwo aratunganirwa, ahera mu Bugesera abusaziramo. Intumwa z'u Rwanda rero amaze kuzibeta zitarataza zimushaka, zimuzigurutse ziramanjirwa, zipfa kugenda ziseta ibirenge ziti Mazimpaka turamukika dute tutamumurikiye umuntu we twaherekeje. Zitinya kugera iwe, zigumya gukerakera. Hagati aho rugisizana, intumwa ya Nsoro irasohoka ku ijuru rya Kamonyi, ibwira Mazimpaka ko Nyomberi atakigarutse mu Rwanda ukundi, kugira ngo boye kugumya guhagarika umutima bakeka ko yaba yarapfuye. Ubwo babandi bari baherekeje Nyomberi baboneraho gutunguka kuri Mazimpaka, bavuga amacumu, bamubwira imurushirize ya Nyomberi n'imizimirire ye. Mazimpaka ahimbarwa adahimbawe, kuko u Rwanda rwarushije Ubugesera, ariko intwari ye yaruhesheje ishema ikazimirira ishyanga burundu. Kuva ubwo rero rubanda bafatiraho imvugo yahindutse umugani, baba batumye umuntu bizeye ko agaruka akagenda amahera kandi yagiye adasezeye, bati yagiye nka Nyomberi. Ikintu cyose kigiye ntikigaruke kandi bari babyizeye, bati cyagiye nka Nyomberi. Bakabigereranya na Nyomberi kuko yagiye Bugesera guhesha u Rwanda ishema, yamara gutsinda ntarugarukemo kubera ibintu Nsoro yamuzigazigishije, akaba atyo intera agahinda mu Rwanda. Kugenda nka Nyomberi ni ukugenda amahera kandi bucece ntawumenya aho unyuze.